Mbahaye ikaze nanone kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda hano kuri Gakondo. Njye nitwa Ntirumara Intwari, nkunda amahoro nk'uko bisanzwe, tukaba dusigasira umuco nyarwanda, ururimi rwacu ndetse n'amateka. Reka mu kiganiro cy'uyu munsi noneho by'umwihariko turebe ku myandikire inoze y'Ikinyarwanda. Nyuma yo kubona ukuntu abakiri bato benshi tuganira ndetse yewe na bamwe mu bakuze bakora amakosa menshi mu myandikire n'imivugire y'Ikinyarwanda, no kubisabwa na benshi bavuga bati ariko se ko iyo nanditse iki n'iki bincanga, cyangwa najya kuvuga ijambo iri n'iri nkajijinganya mu buryo rikwiriye kwandikwa no gusomwa, nabigenza nte, wadufasha ute? Nk'uko rero dusanzwe dufatanya mu gukosora amakosa dukora mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'amateka yacu tukarushaho kuyibutsanya no kuyasigasira, reka tubigarukeho byihariye. Uyu munsi mu kureba imyandikire inoze y'Ikinyarwanda turakosora amakosa abenshi bakunze gukora mu myandikire n'imivugire. Hari abakunze gucangwa n'ibihekane bikabacanganyukisha kuva kera tukiri bato mu mashuri, hari abo byajyaga byisoba, hari abakunze gucangwa no kwandika ibyungo no kubikata igihe bikurikiwe n'amagambo, amazina atangirwa n'indomo ugasanga ari insobe. Reka rero tubitangire. Turaza kureba ibintu bitandukanye, harimo amakosa rusange abantu bakora mu myandikire, nko gukoresha nabi inyuguti nkuru, gukoresha nabi utwatuzo, kwitiranya ibihekane n'ibindi. Turareba kandi imikoreshereze inoze y'ingirwanshinga ti, abantu benshi bakunze gukoresha nabi iyo bigeze kuri ngenga zose n'ibindi. By'umwihariko turagaruka ku bihekane abantu benshi bakunze kwitiranya. Uyu munsi turagaruka ku bihekane bitanu muri byo: igihekane nta, mpa, nywa, ndya na fka. Reka rero tubitangire. Kugira ngo ntangirire ahakunze kwisaba benshi, reka mpere ku bihekane. Hari igihekane cya nta abantu benshi bakunze kwibeshyaho, haba ari mu kukivuga bakacyitiranya n'igihekane n'ijambo na. Igihekane nta rero kiri ukwacyo, murakurikira hano kuri video, ndajya mbyandika kugira ngo bisobanuke neza. Igihekane nta kiri ukwacyo aho kuba na. Ibi ngibi nkunze kubibona mu bakiri bato, nta muntu mukuru nzi uvuga ngo na aho yakagombye kuvuga ngo nta. Urugero, ushobora nko kuvuga uti nta mazi mfite, aho kuba nta mazi mfite. Ibi byo ndumva byumvikana neza. Rero igihekane nta kiri ukwacyo, n'icyungo na kikaba ukwacyo, ntabwo dukwiriye kubyitiranya. Ikindi gihekane abantu benshi bitiranya cyangwa se bakacyandika nabi ni igihekane mpa. Hari abakiri bato nanone, hano abadukurikiye mukiri bato munyihanganire, ntabwo ari ukubibasira, ni uko abakiri bato ari twe dukunze kwica ibihekane, kuko nyine ababyeyi bacu n'abakuze bakunze kuba babizi neza, barabyize kera. Ngo ikaramu ikigura abiri, niko njya numva. Sinzi niba igiciro cy'ikaramu hari aho gihuriye n'ireme ry'uburezi. Yego, ubwo byasaba ikindi kiganiro. Igihekane mpa rero cyandikwa nyine ari ingombajwi n'inyajwi ma, pa na a, kigakoreshwa mu magambo atandukanye nk'impano, impapuro, n'andi menshi. Hari rero abantu benshi bakitiranya na ma, akaba yavuga ngo impapuro, impano. Ibyo rero si byo. Aho kuba impapuro ni impapuro. Ibyo ngibyo byo ndumva bitagoye kubyumva. Reka turebe ku kindi gihekane cya nywa. Igihekane nywa cyandikishwa inyuguti na ya na wa, gikunze kwisoba benshi, kubera yuko hari abagisomamo ngo nywa, kandi mu by'ukuri amagambo kirimo gisomamo nywa. Hari abakitiranya na nywa, ugasanga rero bikunze gucanga abantu. Reka dutange urugero rw'amagambo arimo igihekane nywa. Urugero ni nk'ijambo amanywa,
ntabwo basoma amanywa, bavuga amanywa. Murabizi neza ko bavuga ngo turi ku manywa cyangwa turi nijoro. Icyakora mu myandikire wandika igihekane nywa dukoresheje na ya na wa, tukavuga ngo amanywa. Aha ngaha abenshi rero bakunze kubyitiranya, hari abavuga ngo amanywa gutya, amanywa ntabaho, bavuga amanywa. Ushobora kuvuga ngo umunwa, uyu wo ubaho, niwo nyine tuvugisha, ntabwo ari umunywa. Ntabwo ari umunywa. Nanone hano wenda twanditse dutya twasoma umunwa, umunwa rero ntubaho, ni umunwa. Hari abajya bakunda kwitiranya igihekane nywa cyo mu munwa na nywa cyo mu manywa, tukaba rero tugomba kubyitondera. Ni naho ushobora nko kwandika ijambo inshinga iri mu mpitagihe uti nanyweye, kanandike neza, nanyweye amata ku wa mbere. Hano ntabwo bavuga nanyweye, bavuga nanyweye. Igihekane nywa rero abantu benshi kubera ukuntu uko gisomwa n'uko cyandikwa bitandukanye gikunze kubisoba. Nizere ko bisobanutse. Reka tujye ku gihekane ndya. Igihekane ndya hano noneho abakiri bato mwitse imitima, gikunze kwisoba abakuze bize kera. Kubera iki rero? Imyandikire y'ikinyarwanda igenda ihinduka uko bwije n'uko bukeye. Nk'imyandikire dufite ubu ngubu iheruka niyo mu 2020. Iyo nayo yaje ivuguruza gato ku myandikire isobanuye, isubiwemo, ivuguruye, yari yakozwe muri 2014. Yagiye rero imyandikire y'ikinyarwanda ihindurwa kenshi bitewe n'icyabaga kigezweho, ndetse n'amaperereza no gusesengura byagiye bikorwa n'impuguke mu rurimi rw'ikinyarwanda. Kera rero hari igihe bandikaga ndya bakoresheje na ra na ya, bikaba ari byo ndya. Icyakora ubu ngubu ndya yandikishwa na da na ya. Urugero rw'amagambo arimo iki gihekane ni nk'indyarya. Abantu benshi bayizi mu mvugo ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Indyo yuzuye, indyo mbi, ngo nangiye kuvuga wa mugani, cyangwa indyo y'ukuboko, ukuboko kw'indyo, ukuguru kw'indyo n'ibindi. Rero igihekane ndya ni na da na ya, aho kuba na ra na ya. Ibi byo ndumva byisobanuye. Reka rero ku bijyanye n'ibihekane dusoreze ku gihekane cya fka. Impamvu iki gihekane nkigarutseho ntabwo ari uko gikomeye, kuko nyine birumvikana ni fa na wa, ahubwo impamvu nkigarutseho byihariye ni uko hari abajya bakitiranya na fa yonyine. Mu ijambo rizwi na bose ngo igufwa, hari abantu bavuga ngo igufa cyangwa ngo amagufa. Ibyo ntabwo ari byo. Mu kinyarwanda bavuga igufwa, amagufwa, aho kuba fa. Nifuje rero kukigarukaho kugira ngo uwajyaga avuga igufa yikosore, amenye ko ikinyarwanda kinoze ari igufwa. Ngahe nguko iby'ibihekane tugarutse kuri bikeya bikunze kwisoba benshi. Niba wowe hari ikijya kikwisoba cyangwa ukajijinganya ku myandikire n'imisomerwe yacyo, twandikire muri comment, tuzakigusobanurire mu kiganiro cy'ubutaha. Nk'uko rero nari nabibasezeranyije, reka tuve ku bihekane noneho tujye ku yandi makosa y'imyandikire akunze kugarika benshi. Ndavuga kubagarika mu bijyanye n'imyandikire. Amakosa rusange rero y'imyandikire twavuga nk'inyuguti nkuru, imikoreshereze yayo. Inyuguti nkuru hano ndajya nkoresha ingero kugira ngo byorohe. Ikoreshwa umuntu atangiye kwandika interuro. Iyo yaba ari ijambo rimwe, iyo ugiye gutangira kwandika utangiza inyuguti nkuru. Urugero inka, niyo yaba ari ijambo rimwe ugomba gutangiza inyuguti nkuru. Yaba ari izina rusange, yaba ari indangahantu, yaba ari izina bwite, yaba ari interuro, yaba ari inshinga, yaba ari icyungo, icyo ari cyo cyose utangiza inyuguti nkuru. Inyuguti nkuru nanone igakoreshwa kwandika amazina bwite. Izina bwite ry'umuntu cyangwa ry'ahantu turitangiza inyuguti nkuru. Urugero Rugabira,
umuntu witwa Rugabira, aho iri jambo ryaba riri hose kuko ari izina bwite dutangiza inyuguti nkuru. Ni nako bimeze ku mazina y'ahantu Rwanda cyangwa se Kigali cyangwa se Gakenke, tugomba gutangiza inyuguti nkuru. Inyuguti nkuru nanone igakoreshwa igihe tuvuye ku twatuzo runaka. Iyo interuro irangiye dutangiye indi, dutangiza inyuguti nkuru. Urugero, dushobora nko kuvuga tuti inka n'ihene ni amatungo yo mu rugo. Iyi nteruro ikarangira tukavuga tuti icyakora habaho inka zo mu gasozi. Iri jambo ngo icyakora ritangije inyuguti nkuru kubera yuko ryatangiraga indi nteruro ya kabiri inyuma y'akabago. Abenshi bakunze kuvuga nabi ngo ni akadomo. Ni akadomo ku isura, ariko nk'akatuzo kitwa akabago. Ibi rero ni nako bimeze inyuma y'agatangaro, inyuma y'akabazo, hose dutangiza inyuguti nkuru. Ni ukuvuga niba ijambo rikurikiye akatuzo k'akabazo, akabago cyangwa agatangaro, nta gushidikanya no kujijinganya, duhita dutangiza inyuguti nkuru. Ndumva inyuguti nkuru ari aho ngaho ikunze gukoreshwa, hatazagera rero umuntu utangira, abakiri bato ujya kubona ukabona atangiye kwandika wenda ati inka, ndabona kompiyuta hano ihita ibihindura ikishyiriraho inyuguti nkuru kuko yizi ko bigomba kuba ari inyuguti nkuru, ariko mbisubije mu ikosa kugira ngo mbereke ukuntu biba bidakwiriye bitaboneye. Ukabona umuntu ukiri muto aranditse ati inka n'ihene ni amatungo yo mu rugo. Iyi nteruro irakocamye ariko nyanditse nkana kugira ngo namwe murebe ukuntu nk'iyi i yo ku ihene kuba ari inyuguti nkuru binatuma interuro ubwayo igaragara nabi. Aho kumera gutya rero yakabikosoye agakoresha inyuguti nkuru ku nka, ihene agashyiraho inyuguti nto, hano birumvikana akahakata ni amatungo yo mu rugo, gutya. Ngahe nguko rero ngiyo imikoreshereze y'inyuguti nkuru ahantu henshi ikunze gukoreshwa mu ncamake. Hari kandi abantu bajya bakoresha nabi ingirwanshinga ti. Ahangaha ni muri ya magambo ngo nti, ndavuze nti, nubwo hari nabwo abajya bavuga nabi ngo ndavuze ni, ibibaho nabyo tugomba kubyitondera. Imikoreshereze rero y'ingirwanshinga ti igorana iyo bije kuri ngenga zose. Ndavuze nti, uravuze uti, aravuze ati, turavuze tuti. Amakosa rero abakiri bato benshi bakunze gukora nayo kwitiranya imikoreshereze y'ingirwanshinga bakayitondagura nabi kuri ngenga zose. Urugero akavuga ati navuze ati meze neza. Ibi rero ntibibaho. Navuze ati. Cyangwa hari n'abatinyuka akavuga ati Rukundo yavuze nti, nyumvire, yavuze nti simbizi. Ibi rero ntibibaho. Ingirwanshinga ti ijyana itondagurwa kuri buri ngenga. Navuze nti, wavuze uti, yavuze ati, twavuze tuti, mwavuze muti, bavuze bati. Yewe niyo byajya mu bintu tukajya ku nteko z'amazina zose, byaba cyavuze kiti, rwavuze ruti, gutyo gutyo. Tugomba rero kwitwararika kugira ngo tutabikoresha nabi. Ikindi kintu twagarukaho ni urujyano rw'amagambo arimo ijambo ngo. Urugero, ndagira ngo nkubwire ko nkunda ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Ahangaha iyo ijambo
tugiye kwandika rikurikiwe na ngo turabitandukanya. Ndagira ngo bitandukanye. Kugira ngo. Ntabwo tugomba kuvuga ngo ndagira ngo tubyandike bifatanye. Byaba ari ikosa rikomeye kwandika gutya ngo ndagira ngo. Niyo mpamvu rero tugomba kubyitondera tukabitandukanya. Kugira ngo, ndagira ngo, ndavuze ngo, ndavuze nti, ayo magambo agomba kuba atandukanye. Ikindi navuga ni uko tugomba kwitondera igihekane nta. Hari abavuga ngo na, ibyo byo nigeze kubigarukaho, bigatuma bitiranya igihekane nta n'icyungo na. Urugero, ushobora nko kuvuga uti nta muntu uzi imyaka yanjye. Ni urugero. Hari rero abavuga ngo nta muntu uzi imyaka yanjye, bigatuma no mu kubyandika bipfa bikaza bikocamye kubera ko umuntu yabivuze nabi. Rero ni nta aho kuba na. Icyakora kubera ko iri kosa abantu benshi bakunze kurikora bakabijijinganyamo, hari n'ubwo umuntu ajya kwandika ahantu hari na akandika nabi agashyiramo nta kugira ngo wenda yirinde gukora ikosa ahubwo akaba aribwo arikoze. Biragutangaje kubyumva? Njye ntabwo bintangaza. Dore urugero nshobora kuguha. Hari ubwo umuntu avuga ati reka wenda tuvuge namubwiye nti urabeshya. Kubera rwa rwikekwe rwo kuvuga ko abantu benshi bitiranya nta na na, hari abantu benshi bajya banyandikira hano akavuga ngo ntamubwiye. Ntamubwiye rero ntibibaho, hano nahita nsoma nti ntamubwiye nti urabeshya. Sinzi niba kino kintu murimo kucyumva, ariko ni uko ucyitondera cyane kuko abenshi bakijijinganyamo. Reka noneho turebe abantu bajya bitiranya ni inshinga nkene na y'icyungo. Hano ushobora kuvuga uti ibyo bishatse kuvuga iki? Hari abantu bitiranya imyandikire ya ni y'inshinga nkene ndetse n'inyine yo kuba. Urugero uti umwana ni umutware, bakayitiranya na noneho y'icyungo igihe ikurikiranye n'izina ry'indomo maze igakatwa. Reka mbyandike kugira ngo bisobanuke. Hari ubwo umuntu avuga ati umwana ni umutware. Ahangaha tugasoma ngo umwana ni umutware. Iyi nteruro yanditse neza 100%. Hari ubwo rero abantu babyitiranya bakavuga ngo umwana n'umutware. Iyo wanditse utya ntabwo wanditse ngo umwana n'umutware, wanditse ngo umwana n'umutware. Ni nkaho wakavuze ati umwana na umutware, kubera yuko iyo icyungo na cyegeranye n'izina ritangiwe n'indomo kirakatwa. Ubwo ugahita uvuga ngo umwana n'umutware, ukaba wanditse nabi kandi utari ubigambiriye. Nizere ko abajyaga bakora iri kosa noneho musobanukiwe. Hari kandi aho twandika nabi indomo ikaba inyajwi itangira izina. Urugero umutima, iyo u ni indomo, umutware u ni indomo, imyaka i ni indomo, amoko a ni indomo, gutyo gutyo. Hari ubwo rero icyungo gikurikiranye n'izina ritangiwe n'indomo tucyandika nabi. Reka mbereke ikosa nshaka kuvuga iryo ari ryo. Hari ubwo umuntu yitiranya ibintu akaba yavuga wenda ati mu umutima, kubera yuko iyi ndangahantu mu ikurikiranye n'ijambo umutima ritangiwe n'indomo u, umuntu akandika ati mu mutima kuko nanone ntiyakata bikamucanga. Ahangaha rero
ntabwo ari byo igihe indangahantu mu ikurikiranye n'ijambo ritangiwe n'inyajwi nk'uku nguku, iyi nyajwi, iyi ndomo iratakara tukavuga mu mutima. Ntabwo tuvuga ngo mu imodoka, tuvuga mu modoka, iyi ndomo ya i igatakara. Ibi ngibi hari ubwo umuntu agerageza gukosora imyandikire yitwararika, ahubwo akaba aribwo abyica, nkunze kubibona. Reka noneho turebe indangahantu i n'amazina y'ahantu. Murabizi ko mu Kinyarwanda tugira indangahantu ku, mu na i. Izi ni zo ndangahantu eshatu tugira mu Kinyarwanda. Noneho uko rero bigenda, iyo indangahantu i, urugero nko mu ijambo i Kigali, ikurikiwe n'ijambo nyine izina bwite rivuga ahantu, kandi birumvikana ko ari indangahantu nyine nta kindi cyayikurikira, iryo zina turitangiza inyuguti nkuru kandi tukaryandika turitandukanyije na i, kandi iyo iyo ikaba ari inyuguti ntoya uretse igihe itangira interuro. Nk'urugero ushobora kuvuga uti Kigali ni heza, kubera ko twamaze kubona ko iyi nteruro itangiye uko byamera kose dutangiza inyuguti nkuru, iyi ndangahantu i izaza ari inyuguti nkuru. Icyakora ushobora kwandika uti i Kigali ni heza ariko i Gakenke ni kure. Ahangaha i yo muri i Gakenke twayigize nto kubera yuko ni indangahantu ikurikiwe n'izina bwite rivuga ahantu Gakenke, ryo twatangije inyuguti nkuru. Hari ubwo rero bijya bicanga abantu bakajijinganya igihe i itandukanye ivuga indangahantu ikaba idatangira interuro, yandikishe inyuguti nto aho kuba inyuguti nkuru. Hari ubwo rero bikunze gucanga abantu, niyo mpamvu nabyo nagombaga kubigarukaho. Hanyuma hari amazina bwite, ni ukuvuga amazina y'ahantu n'ay'abantu, cyangwa n'amazina y'amatirano yo mu ndimi z'amahanga, akomoka mu ndimi z'amahanga. Ese bigenda bite? Iyo ushaka kuvuga ngo Amerika ubigenza ute? Iyo ushaka kuvuga ngo Londres mu Kinyarwanda ubigenza ute? Iyo ushaka kuvuga Kinshasa, gutyo gutyo. Iyo rero ufite izina bwite ryo mu mahanga, yaba ari iry'umuntu yaba ari n'iry'ahantu, urugero niba umuntu yitwa Trump, nk'uriya mu perezida wo muri Amerika, kubera ko Trump ari izina bwite ntabwo ushobora kurisemura mu Kinyarwanda. Niyo ryaba rifite igisobanuro mu Kinyarwanda, umuntu witwa Trump aba yitwa Trump, umuntu witwa Nkundamahoro aba yitwa Nkundamahoro. Ntabwo wavuga ngo kubera ko ndi Umudage Nkundamahoro nzarisemura mu Kidage, ntabwo bibaho. Iyo rero wandika izina ry'amahanga ukaba ufite uburyo rishobora kuvugwa mu Kinyarwanda, urugero hari abantu njya bavuga ngo Tarampu, icyo gihe ubyandika ari Tarampu ariko ugashyira mu dukubo iryo zina nuko ryandikwa mu rurimi rwaryo, Tarampu mu dukubo Trump. Niba wanditse Amerika, kugira ngo nyine umuntu uzi Ikinyarwanda cyonyine abashe kubisoma, ntugomba kwibagirwa gushyira America, ubwo nari ngerageje kubisoma mu Kinyarwanda, mu dukubo. Niba wanditse umuntu witwa wenda Juvenali ukandika utya, ntugomba kwibagirwa ko uwo muntu yitwa Juvenal mu Gifaransa, maze ukabishyira mu dukubo. Ibi ngira ngo birumvikana. Ni kimwe n'amazina y'ahantu, niba wanditse ngo umuntu atuye wenda Libreville, kugira ngo umuntu abashe kubyumva w'Ikinyarwanda gusa ukandika Libreville nyine, ntugomba kwibagirwa ko aho hantu ari Libreville, maze ukabishyira mu dukubo uko byakabaye byandikwa mu rurimi rw'Igifaransa. Ayo mazina rero akunze gucanga abantu maze bakabura uko bayandika, niyo mpamvu nifuje kubigarukaho kugira ngo nabyo tujye tumenya imyandikire inoze y'Ikinyarwanda. Reka rero dusoreze mu kiganiro cy'uyu munsi ku myandikire y'ibyungo bishoreranye byinshi. Ubundi iyo icyungo, urugero nk'icyungo na, twigeze kubigarukaho, gikurikiwe n'ijambo ritangiwe n'inyajwi, turagikata. Urugero inka na ihene
ntabwo ariko tuvuga murabizi, ahubwo tuvuga inka n'ihene. Iki cyungo na tugikase kubera yuko ihene itangirwa na i y'inyajwi kandi na ikaba iherwa na a y'inyajwi. Mu kinyarwanda rero si byiza ko inyajwi ebyiri zikurikirana zishoreranye. Natanga urundi rugero nkavuga ngo umuntu n'inyamaswa. Umuntu n'inyamaswa, na inyamaswa tugahita dukata bikaba n'inyamaswa. Hari ubwo rero ibyungo bishorerana ari byinshi umuntu akaba yajijinganya. Urugero, hano nahimbye interuro kugira ngo ntange urugero rw'icyo nshaka kuvuga. Ushobora kuvuga uti amenyo y'umwana wanjye, reka nyandike, amenyo y'umwana wanjye ntasa n'ay'uwuriya muturanyi. Ni ukuvuga ngo hari umuturanyi nanjye twembi dufite abana, hanyuma umwana wanjye afite amenyo adasa n'ay'uwo muturanyi. Icyo gihe rero ugasanga ibyungo birimo ni byinshi. Hano rero turandika, reka wenda mbishyire mu mukaratsiri kugira ngo bigaragare neza. Amenyo y'umwana wanjye ntasa na ubwayo ni icyungo, aya ni ikindi, ayuriya. Ntasa kubera ko aya itangirwa n'inyajwi tukayikata, aya. Noneho uriya muturanyi, na iryo jambo uriya ritangirwa na u ni inyajwi, bityo na aya tukayikata. Uriya, reka da, ahubwo nibagiwe, ntasa n'ay'uwuriya. Ubwo ntasa n'ay'uwuriya, muturanyi. Ubwo kubera ko uwa nayo ari ikindi cyungo, umwana w'uriya muturanyi, ubwo bikarangira dufite ibyungo bitatu byose biri mu nteruro imwe. Bityo rero ntimutangazwe, mugani wa ya ndirimbo ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu ntimutangazwe nuko nirabura, ntimutangazwe nuko ibi byungo mubona hano mu mukaratsiri bikasa ari byinshi, niko bigomba kwandikwa. Igihe ufite ibyungo rero byinshi bishoreranye, witinya kubikata, bikate nk'uko byabugenewe, aho kugira ngo wandike ibintu bikocanye. Ngahe nguko rero amakosa dukunze gukora mu myandikire ndetse n'imivugire, kuko burya ibyo wanditse n'ibyo usoma, hanyuma ibyo usomye akaba aribyo byari byanditse, wabisobanya hakaba harimo ikibazo. Hari amakosa menshi dukora mu myandikire n'imivugire y'Ikinyarwanda, ariko nifuje kugaruka kuri ayo ngayo kuko ariyo abantu benshi bakomeje kumbaza, kandi nanjye ubwanjye nkunze kubona ari menshi mu bo tuvugana n'abo twandikirana. Niba rero hari ikosa uzi mu Kinyarwanda, haba mu mivugire cyangwa imyandikire tutagarutseho, twandikire muri comment. Niba hari ikintu kijya kigucanga mu myandikire cyangwa imivugire y'Ikinyarwanda, kikakwisoba, kikakuzengereza, kikagucanganyikisha, kikakuzubaza, nacyo kitwandikire muri comment kugira ngo tuzakinonosore mu biganiro by'ubutaha. Mwakoze cyane rero gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi. Reka dukomeze kunoza Ikinyarwanda tuvuga n'icyo twandika. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, naho ubutaha.